Hello guys, ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze mu biganiro bigiye bitandukanye tugenda tubana umunsi ku munsi, ndetse mwebwe muri mu gihugu hose, mwaba muri i Rubavu, mwaba muri i Musanze, mujya munkurikira nkabibona cyane, mu majyepfo ndabasuhuje, iburasirazuba rwose mwese ndabasuhuje, mwumve ko mbasuhuje hobe. Hanyuma n'abari hanze y'igihugu ndabasuhuje mwese. Nongeye kubwira abantu bafite ibibazo bitari bimwe, njya nkunda kubabwira ngo mukomere mu ijuru hari Imana. Uyu munsi bishobora kuba byanze pe ugakakara, ariko ntabwo bivuze ngo iteka ryose uzahora ukakaye. Ni byiza rero ko ugira ibyiringiro, ukiyubakamo icyizere, ndetse n'Imana ikagufasha. Imana yaravuze ngo, cyangwa se Yesu Kristo yaravuze ngo, yemwe abarushye n'abaremerewe mwese, nimuze munsange ndabaruhura. Ntukikorere ibintu wumva bikuremereye, jya ubishyikiriza Imana, jya ubishyikiriza Yesu, azajya abikwikorerera. We ntabwo aruha, ntabwo ashengurwa. Ndakwifuriza kugirirwa neza n'Imana. Abantu rero baranyandikira ubutumwa bugiye butandukanye kandi batandukanye ari benshi, barambwira ngo kujya ukunda kutubwira imiti kandi igakora, sibyo? Ndashimira abantu mwese mutanga ubuhamya muvuga ngo birakora, na fanta narazinyweye. Thank you. Rero abantu banyandikiye bambwira ngo watubwiye umuti dushobora kwifashisha tukagira gute, tugakira uburozi cyangwa se tukirogora. Ntabwo ndi kuvuga ubundi burozi, ahubwo ndi kuvuga uburozi babyita ubutamikano, sibyo? Igihe wariye ibiryo utizeye, cyangwa se ukaba wumva umutima wawe uri kukubwira ngo ibi biryo ntabwo byizewe nubwo ubiriye, ndetse mbere na mbere niba wumva umutima wakubujije ikintu, ni byiza ko wumvira umutimanama wawe, hanyuma ukareka ngo isoni zirishwe uburozi. Jya uhakana, jya uhagarara ku ijambo oya, birafasha cyane. Aho kugira ngo wivure wanegekaye, ni byiza guhakana. Niba wumva utizeye ibyo biryo, ihakana. Niba wumva utizeye icyo kintu, kireke, ntabwo upfa, inda ntikagutegeke. Ariko kandi umwana ashobora kuba agenda mu muhanda agiye ku ishuri, nimba agenda n'amaguru, umuntu akaba yamuhereza akabombo, umuntu akaba yamuha akabiswi. Bibaho cyane. Ndi hano kugira ngo rero nkubwire icyo ushobora gukora igihe cyose ubonye ko umwana ahisa arabirana, mu nda haramuriye, hararerembuye, hita ukoresha uyu muti. Umuti se murawuzi? Abantu b'i Kigali murawuzira, n'abadiaspora munkurikira. Umuti rero bawita ikirogora. Urumva n'ukuntu gifite izina bijyanye, kirarogora. Ni cyiza, mujye mugitera mu majaride yanyu. Ubwacyo ngenda nagikunda, kigira n'uturabyo twiza buriya. Kigira n'uturabyo twiza cyane. Uzagitere. Uti rero nzagikoresha nte? Ukeneye, niba nyine wumva ko wahumanye, baguhumanyije, ukeneye iki kirogora, ugakenera ubuki bwiza kandi bwiza. Rero ikindi ukenera ni umuti bita umugombe, bakunda kwivurisha amahumane. Uvura n'ibintu byinshi tuzagenda tubiganiraho. Umugombe rero, sibyo? Nawubuze, ntabwo nawuzanye kuri kamera, ariko ifoto ndizera mwayibonye. Utarafungura video, cyangwa se nimba wayifunguye utabyitegereje, subira inyuma utarayifungura, hanyuma urebe ifoto iri kuri thumbnail. Utarafungura iyi video, ureba agati nashyizeho, cyangwa se umuti ufite utubabi duto, utandukanye n'ibi, sibyo? Utandukanye n'ibi. Noneho nurangiza ufate, ntabwo wayizuminga ngo byemere, ahubwo urawitegereza, ufite utubabi dutoya. Hanyuma iyo ubifite byombi bitatu byose, ukagira ikirogora,
ukagira umugombe, ukagira n'ubuki. Ni umuti mwiza Imana yaremye ku mana. Hari igihe Imana ikora ibintu, hari igihe mbona imirimo y'Imana nkareba ukuntu yaremye ibintu biri hafi yawe byakiza, nareba ukuntu abantu bajya bapinga ibyaremwe nkumva ngize impuhwe. Twivurishe ibimera, imiti iri hafi yacu nuko tudahumuka amaso. Ibi rero urabifata ibibabi 5 ukabivuguta, biba byifitiye amazi, cyangwa se niba ufite blender bibrandinge ubyaza umusaruro ayo mashanyarazi yiwawe, ndetse n'iyo blender ntibiyimbuto gusa cyangwa ibindi, inagufashe mu gusya umuti ushobora kukuzahura ukagukura mu kaga. Bibrandinge cyangwa ubisekure niba nta blender ufite, nurangiza byo bifite amazi urabyumva. N'umugombe nakubwiye, umugombe uzafata nk'uwuzuye urushyi. Noneho nurangiza ubisekurane, inshuti ya ubikamure cyangwa ushyire mu kamashini gakamura, ubone umutobe. Ushyiremo ibiyiko nakubwiye 5, ibibabi 5, n'umugombe wuzuye urushyi n'ibiyiko 2. Ntabwo urura uyu muti. Bisubiremo abantu banjye mutinya umuti. Urumva nubwo harimo ubuki buke ariko ntabwo urura, ntabwo utera ikintu cy'ikirezirezi, unanaryoha cyane. Nurangiza uyungurure ushyiremo ubwo buki unywe. Numara kunywa bakaba baguhumanyije cyangwa se bakaba bakuroze ibyo wariye byarozwe, uzajya kumva wumve no mu misokoro umuti ugezemo, urakamura. Sasa rero uzacisha hasi, yewe hari n'abacisha no hejuru bakaruka. Nibyo bizahita bikubwira rero ko wahumanye. Bizaba biguhaye avantage cyangwa se bizaba biguhaye imbaraga zo kwikurikirana ukomeza kunywa uyu muti, ngo ahantu hose ubwo burozi bwagiye buvemo. Satani ntakadusuzugure n'abambari be. Imana yatanze uburyo ki tuzajya twigoboka, sibyo? Imana yatanze uburyo tuzajya twigoboka, aho kugenda mu bapfumu ngo mujye gushaka imiti ntazi ubwoko bwayo. Umuti uri hafi yawe, umuti uri hafi yawe. Iki kimera wagitera muri jaride yawe kandi bikaba byiza. Ubuki muzi ukuntu inzuki zihova ahantu henshi, ni umuti ukomeye. Ibyo simbisubiramo kenshi, ariko ntitukabinjiji cyangwa se ngo tuvuge ngo ye baba we ngo ubuse koko ngo umwana. Ukibaza ibyo uvugutuye umuti, uhereza umwana uvugutuye umuti uwunywe. Niba wumva umutima wakubwira ngo ibyo wariye birahumanye, ikizahita kibikubwira uzaruka. Nutaruka ntabwo uzaba wahumanye, sibyo? Ariko nuruka uzaba wahumanye. Niyo mpamvu nkubwiye ngo nurugera ku kimera, buriya Imana izi ubwenge. Mwabonye iby'agahanda nzovu kakoze, mwabonye iby'umuhengero wakoze abana ntibabonye amanota meza mu ishuri. Ntugapinge, ibintu birakora. Imana ifite imbaraga yashyize mu bimera mw'abantu, ntugapinge. Njyewe ubu narumiwe. Mwabonye abantu batanga ubuhamya, agahanda nzovu uburyo kabakijije ibibyimba byo mu nda, kandi muzi ukuntu bizahaza ababyeyi. Muranyumva ababyeyi? Mwabonye ukuntu bigarura ukwezi kwabo k'umugore kwarabuze kukagaruka. Naho rero niba ntubipinge uzabikoresha. Hanyuma niba ubikoresheje ukaba wahumanye, ni byiza kunywa igikoma cy'amasaka, ariko kitarimo iyindi fu iyo ari yo yose. Ukanywa igikoma cy'amasaka kirimo agasukari, igihe uri gucisha hasi no hejuru, ukakinywa pe, ukakinywa kikakugarurira imbaraga, ariko ubwo burozi bugashiramo.
genda ubikore cyangwa se uzabikore, kandi ndabasaba mwa nshuti zanjye mujye muza muri komenti muvuge ko byabakijije, kuko ndabizi neza ntabwo mba nje hano kugira ngo mubwire ibintu bidakora. Iyo bidakoze uba wabikoze nabi, cyangwa se ni nka kwa kundi tujya no kwivuza hakaba abakira n'abandi badakira, ibyo ngibyo biba ari ibindi. Ariko ndakubwiza ukuri ko ibintu mbabwira birakora. N'igituma nkora nshyiraho videwo nuko hari abantu batanga ubuhamya bakantera imbaraga zo gushakisha ibindi nkabakorera videwo. Nimudatanga ubuhamya ni ukuri bizansha intege, singire gute, simbahereze indi miti. Ubwo ntusobanukiwe ujye ubikoresha, nta muntu ushobora kukuroga ngo bikwangize igihe cyose wakoresheje uyu muti, sibyo? Uzabikora uzambwira. Kwibutsa gukanda subscribe, share na comment. Hari abantu benshi bahumanya, ariko buri ubasunikira akarinki cyangwa ukagashyira kuri status yawe, abantu benshi barazireba pe. Ntukabyihererane, shyira kuri status, shyira mu magroupe, abantu bamenye ubuntu bw'Imana bukorera mu byaremwe. Urakoze wowe uzabikora, kandi urakoze wowe ukanze subscribe. Imana igihira imirimo y'amaboko yanyu. Ndabakunda, Imana ikandusha.